Reka mbaramutse bifuriza gukomeza kugubwa neza. Uyu mwanya tugiye kubagezaho inkomoko y'izina Cyambarantama cya Cyamatare ryifashishijwe mu guhirika ingoma. Abami batwaye u Rwanda mu gihe cy'imyaka 870 hagati y'igihumbi 991 n'igihumbi 961 bakoze ibishya byinshi ku ngoma zabo, yaba ibyubaka igihugu ndetse n'imiryango yabo. Uyu munsi twibande kuri Ruganzu Ndoli watwaye u Rwanda mu 1510 kugeza 1543. Ni umwami waguye igihugu bigaragara, arugeza kure cyane. Ni nawe washyizeho imbibi za mbere z'u Rwanda, aho zageraga ku mugezi wa Rwanda uri za Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ngoma ye yagize abamurwanya benshi kuko yimye ingoma hashize imyaka 11 igihugu kitagira umwami nyuma yaho bicikiye irubi rw'inyundo. Bene Gahima barwaniye ingoma Ndahiro Cyamatare agatanga. Mu bo yagombaga kwihimuraho harimo na Banzira ya Muramira wagengaga igihugu cy'u Bugara, aho yihimuraga kuri se Muramira wagize uruhare mu kwica umwami Ndahiro Cyamatare yifashishije ingabo ze z'Abakongoro. Ruganzu Ndoli amaze kwima ingoma yatangiye kwihimura ku bagize uruhare rwose mu kwica se Cyamatare. Uwo yahereyeho ni Rubingo wo mu Buriza, akurikizaho Nkoma ya Nkondogoro wari warakabye Nduga, ahindukirana Abanyabungo yihimura kuri Nsibura Nyebunga amuhoye se, ndetse yihimura no kuri bene wabo b'Abanyabyinshi bakomokaga kuri Byinshi bya Bamara wahuruje amahanga ngo amufashe kwangiriza Ndahiro Cyamatare, nuko aherukiriza ku gihugu cy'u Bugara bwagengwaga n'Abacyaba. Kubera ko yari azi neza ko ingabo z'u Bugara byagengwaga na Nzira ya Munamira, muri ibyo bihe zarwanaga umuhenerezo, yahisemo kubanza kujya kuraguriza icyo gitero, ashakisha aho yakura umupfumu w'igihangange. Bamurangira Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo wari utuye mu Bufumbira mu muryango w'Abakonjo, nuko ashyira Nzira ajya guteza inzuzi ngo arebe icyo zereye. Ruganzu Ndoli yashinze bwangu kwa Ryangombe, nuko amuragurira intsinzi ya Nzira ya Muramira. Yanamubwiye uko azabigenza, aramubwira ati uzagende wambaye uruhu rw'intama wiyise Cyambarantama, ntuzavuge izina ryawe ry'ukuri. Uzagende uvuga ko uhunze Ruganzu Ndoli uje kwihakirwa kwa Nzira ya Muramira kuko atwara neza. Ntihazagire akandi kazi uzakora atari ako guteka, gutashya inkwi no kuvoma, kugira ngo uzajye ubona uko ubonana n'intasi zawe, uzibwira aho gahunda zigeze. Abaturage b'icyo gihugu ni Abanyenda. Uzabatsinda ku biryo Nzira ya Muramira uzamute ku munigo, ntuzagire urundi rupfu uzamwica. Nuko Cyambarantama yambara uruhu rw'intama ariyoberanya ajya gusaba ubuhake ibwami mu Bugara nk'abandi batindi bose, ashaka kuzihimura kuri Nzira ya Muramira watwaraga igihugu cy'u Bugara. Ubuhake yarabuhawe kandi aba umutoni w'akadasohoka mu ngoma y'u Bugara. Yasize abwiye ingabo ze z'Ibisumizi ko ikimenyetso cyo kuza kurimbura ingoma y'u Bugara ari umunsi igiti cyo munsi y'urugo kwa Nzira umwami w'u Bugara kizaba cyaguye. Ati hari igiti kiri munsi y'urugo rwa Nzira, muzajye mwohereza intasi kugicunga ko natangiye kugitema. Uko nkuraho ihango ni ikimenyetso cy'uko inzira zose zishoboka zo kwivugana Nzira ya Muramira ziri hafi kugerwaho. Umunsi mwabonye ko cyarekanye nta wundi muhamya usibye kuvogera ubwami bwa Nzira tukabuhangura.
Uko Ruganzu Ndori yarushagaho kumenyera ibwami kwa Nzira, niko yakoranaga umuhate kugira ngo atagirwaho n'umugayo kwa Nzira bakamunyaga. Igihe kimwe umugabekazi Nyiranzira w'ingoma y'Ubugara, ari nawe nyina wa Nzira, yahamagaye Ndori aramubaza ati: "Wa mugabo we, ko nkureba ukanshisha, nakwitegereza amabere akikoma ntonsa, aho nti amahoro? Ubwo koko uri umuhake waje guhakwa, cyangwa ufite ikindi cyakuzanye?" Nyuma y'ayo magambo Ruganzu Ndori yanyuzagamo akamwenyura, akamubwira make ubundi akigendera. Ntibyatinze inzozi za Nyiranzira ziba impamo. Ndori amenyera bya cyane ingoma y'Ubugara. Nyuma amaze kumenya imiterere y'ingoro ya Nzira, aba ari nawe bagirira icyizere, aba umuzezwabintu ukuriye abahereza bose b'ibwami. Nk'uko Ryangombe yari yabimuraguriye, igihe kimwe ategura ibirori by'ibwami kwa Nzira, atumira n'abagabo b'ingabo ze bose, atekesha ibiryo byinshi. Bararya, barahaga, baranywa, barasinda, abandi batangira no gusinzira. Nuko ahengera Nzira ari wenyine, yinjira mu ngoro ntacyo yikanga, nta n'uwo yishisha, amuta ku munigo, apfa anizwe na Ruganzu Ndori. Dore ko yari umunyembaraga, byatumye amwifasha wenyine. Yahise asohoka bwangu, ahinguranya cya giti cy'intego cy'ikimenyetso cy'itsindwa ry'ingoma y'Abagara kiragwa. Ibisumizi nabyo byari hafi, byinjirana ibwami kwa Nzira kuvogera gukomeye, birimbura abo kwa Nzira bose, n'umugabekazi Nyiranzira agwamo. Ingabo za Nzira zamenye ayo makuru, mu bo mu nda y'ingoma hasigaye ngerere, kuko n'abagaba bazo bari bamaze kurimbuka. Ibwami ho hari hamaze guhinduka umusaka. Ruganzu yanyaze ingabe yaho, Ubugara bw'Abacyaba bwigarurira n'u Rwanda by'iteka ryose. Iyo niyo nkomoko y'izina Cyambarantama, ryahanganwe imitsindo yo kuzatsinda ingoma y'Ubugara. Mukomeze mugire ibihe byiza, ariko mukora subscribe.